Aha muraho neza inshuti zanjye bafana ba Rwamika TV. Nkuko bisanzwe rero uyu ni umwanya dufata wo kwiga piano, gucuranga ibisimba, amasebeni. Uyu munsi rero twabazaniye sebeni. Inza ngunda kubivuga ngo hari ukuntu umuntu aba arimo gucuranga indirimbo yaracuranga ibihe by'indirimbo abaririmbyi barimo kuririmba, noneho barangiza kuririmba bageze muri wa mwanya wo kubyina, ugasanga abuze nk'icyo akora, abuze utuntu yakora ngo turyoshye umuziki, turyoshye iyo sebeni ahacuranga. Rero nje nakoresheje sebeni yo mfite muri iyi piano, ni paseri 1000, niyo muri iminsi tumaze iminsi dukoresha, ariko nayo ntaho yagiye, nayo tuzoza tuvanga tuyikoreshe. Hanyuma rero niyo tugiye gukoresha ni paseri 1000. Twakoresheje amajwi ni Sweetcase EP, narababwiye aho mwarisanga kubushize ku isomo ry'ubusize, ni muri iki cyumba. Piano dukoresha kuri ubwo ni kuri main, kuri layer main ubwo turayita light 1, kuri layer ariyo light 2 twakoresheje brass section. Urisanga nyine hano muri brass, n'ubundi ukanda hano muri brass ijwi ugahita urigeraho. Base ni pick base, mwarabibonye mu isomo ry'ubushize twabikozemo. So ubwo tugiye kwigira rero aka kantu ntangiye ncuranga aka gasebeni. Ni gute umuntu ashobora gucuranga sebe abantu bari bahaye baririmba kwa kundi baba babyina? Niki wakora, niki wacuranga muri sebeni? Nicyo kintu tugiye kureba. Niba ari ubwo bwa mbere ugeze kuri channel, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amasomo yacu. Kore subscribe, urangiza ufungure inzogera, mukora ama like, ama comment, muraba mugize neza. Mwarimu bangutse rero muri hamwe mugiye kubana nawe, dukomeze gufatikanya mubane natwe. Tugiye noneho kureba ukuntu aka kantu gacuranga. Murakoze. Aka na kantu rero nivumbure nkanje nakoze nkanje nk'umwarimu mbangutse ndavuga ngo kabasharinge nkabagezeho, ntaho nakiganye, nakantu natekereje gusa ndavuga ngo aka kantu umuntu yagacuranga muri sebeni abantu bakasimbuka kujya baza basimbuka bakabyina. So rero niko kantu tugiye kwiga konyine, nta bintu byinshi. Ukurikirane, birasaba kugira speed umuntu gutitiza intoki vuba vuba. Turakore na amanota yonyine makeya gusa. Uyu muziki uvuye aha muri aya manota. Urafata urazititiza.
dushatse twahita dusoma ushatse ntiwogaruka aha ushobora kugira gutya nako ni keza, cyangwa ukagira gutya guys. Ukurikirane neza urebe aka kantu ni keza cyane, nugafata ndabizi ko bizagenda neza. Ukarebe ukita ukurikirane izi ntoki zanjye, baze urakwita hano uratsindagira aho ugumisheho Gazi murimo murabibona, ndimo ndakora uduki kugira ngo umuntu wese abirebe, ndatwaza boro pe kugira ngo umuntu wese abibone. Buke guys, kadusoreza ahangaha. Ndakeka ntako ntagize kugira ngo twaze bikeya umuntu abashe kureba ibi bintu ni gutya. Kadusoreza aha rero nshuti zanjye, kadusoreza aha. Utazakabona cyangwa se ntahafate azambwire ngasubiremo. Murakoze cyane, naho ubutaha Imana ibaheze umugisha. Stopping